doesn't like seeing kids growing wiser. Please come, we will grow together. Hi, muraho neza, mwaramutse neza, mwiriwe bitewe n'ahantu muri. Ndashima Imana ko nongeye gukora iyi video, nguhaye ikaze kuri Grow Smart with Angelique. Ni Angelique Uwimana murimo muravugana none aha ngaha. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku kintu kimwe. Tugiye kuvugana ku bintu bijyanye na 3 great laws of wealth. Tugiye twigane ibintu bijyanye n'amategeko agenga ubutunzi. Amategeko 3 agenga ubutunzi. I'm not really a great fan of laws. I don't find them. Ariko apart from that, nshobora kubyita principles kugira ngo ntumva ko ari law. Tugiye kwigira hamwe 3 great laws of wealth. Amategeko 3 cyangwa se principe twakurikiza zituganisha ku butunzi. Iki gitekerezo nagikuye mu gitabo narimo ndasoma cyitwa The Richest Man in Babylon. Ubwo rero urumva ngiye kubasangiza ibitekerezo ariko bivuye mu gitabo. So biri wise kandi byagufasha, nanjye biramfasha. Bivuze ngo ni principles turi kwiga, cyane ko Grow Smart with Angelique tuba dushaka kuzamuka, we are growing financially, bizadufasha kugira ngo tuzamure ubutunzi bwacu. Rero izi principles uko ari 3 tuzigemo ntaratinda. Of wealth, mbere yuko dutangira izi principe zijya kuri 3, I'm not calling them laws because I don't like laws. Ntabwo ngenda umufani w'amategeko, ariko principles ni nk'uko yaba ari steps wakurikiza kugira ngo ugere ku kintu runaka. So aya ni amategeko cyangwa se ni inzira 3 ushobora gukurikiza kugira ngo ugere ku butunzi. So iyo uvuga wealth ntabwo ari amafaranga gusa. Wealth ikubiyemo kuba wagira properties, kuba wagira nyine imitungo runaka, tuvuge ukagira amasambu, ukagira ibibanza, ukagira amamodoka, ukagira amazu, mbese ukaba ufite properties. Muri wealth hakubiyemo n'ama minerals, kwa kundi ushaka kugira za zahabu, yego, ukagira zahabu, ukagira diamant, ukagira, byose biri muri wealth. Wealth rero ikubiyemo ibintu byinshi, ntabwo ari amafaranga gusa. Niyo mpamvu iki kiganiro kiri very interesting. Ntucikanwe, tugiye kwiga inzira 3 cyangwa se principles zigenga ubutunzi, ku buryo ugira imitungo kabisa, ukaba uzwiho kuba ufite imitungo myinshi. Rero izo principe ni nkeya, ni 3. Mbere yuko rero tujyamo neza, ndabanza mbibutse ko twari turimo turiga ubushize skills 4 zishobora kugufasha kugira ngo ube financially free muri uyu mwaka wa 2026. Niba utararebye iyi video, please, I beg you, ndagusabye ujye muri description uyirebe, kwako harimo skills zigera kuri 4 twavuze ko tugomba kwiga twese. Twari twatangiye no kuziga, by the way. Nyuma yaho urumva twese tutangira kwiga sales. Hari tips nkeya na sharing amavideo agera kuri 2, yego, ajyanye n'ibintu byo gucuruza. Ntabwo turasoza, ariko aho twari tugeze harimo iby'ingenzi cyane tutari tuzi ku bijyanye no gucuruza. Ubaye utarazirebye, ndagusabye muri description wibwiriza ujyemo, kubera ko nyine kandi kwiga kwiza ni ugupracticing. Niba wize ibintu jya ugerageza ubishyire mu bikorwa, sibyo? Twize gucuruza, tureba nyine tips cyangwa se focus umucuruzi wese agomba gufokasinga. Uko hari igihe ufokasinga ku bitari byo bigatuma udacuruza neza. Ubwo rero mujye muri description nazo muzirebe, kandi mwibuke gukora share, mukore comment. Ubaye uri hano utarasubscribing, waba warahindutse, wa mugani, waba warahindutse koze. Ahantu hazahindura mindset yawe ku bijyanye na growth, uzisanga ukwiriye gukura. So ngwino joining iyi community yacu y'abantu bagera kuri 460. Can you imagine? Turimo turakura. So guys, reka tujyemo, let's dive into this. Tugiye kwiga principles 3 zishobora kutuganisha kuri wealth. Iya mbere rero ni iyi:
Principle number one or law number one ni pay yourself. Pay yourself, nimvuga ngo pay yourself, ndimo ndavuga ngo iyishyure cyangwa se ihembe. Ni kangahe uhembwa amafaranga, tuvuge wenda uhembwa nk'ibihumbi 500, ugasanga ukoze budget y'amafaranga yose uri kugenda ahubwo uyahemba abandi. Amafaranga yawe wishyuramo muri bakery, wishyura imigati, buri munsi ugura umugati uko utashye mu gitondo, nimugoroba uvuye ku kazi ugura umugati bazarya ejo mu gitondo. Amafaranga yawe uyahemba coffee shops, uko ugiye mu kazi mu gitondo uba ufite agakombe ka coffee. Amafaranga yawe uzasanga uyahemba landlord, ba landlord bafite amazu, buri gihe ubanza gukuraho amafaranga yo kwishyura inzu. Amafaranga yawe usanga uyahemba mu isoko aho tujya guhahira ibyo kurya, food groceries. Amafaranga yawe uyahemba supermarkets, ugasanga wowe wariyibagiwe, seriously wariyibagiwe, nta na rimwe uvuga uti this amount of money noneho nayanjye. Ayo mafaranga ukavuga uti nayanjye nihembye, like narakoze the whole month, I deserve, ndabikwiriye guhembwa. Urumva, ukavuga uti ndihemba umubare w'amafaranga runaka, tuzareba how much we have to save. Ubwo normally nimvuga pay yourself harimo n'ikintu nyine ni saving. For me, nk'ubu ngubu uramutse, buriya hari ikintu bita security, ibintu byitwa kumva ko ufite amahoro mu mutima wawe. Iyo ugira saving runaka uba ufite amahoro pe. Rero ushobora gufata nk'aya mafaranga kurumva ni wenda ni ikintu gishyashya ugiye kwiga none ahangaha, ugahita uvuga uti noneho ayo kwihemba nzajya nyafatanya saving, nubake wenda nk'ikigega cya emergency fund. Hahandi mvuga nti ninkenera ikintu runaka bintunguye nzajya mfite aho nkura amafaranga. Uko nguko uba wihembye kandi uri gusevinga, uba urimo kwirinda kugira kwa guhangayika ubasha kugira iyo hari amafaranga ukeneye ariko utayabonye. Aho ngaho turi kumwe, ndizera mukurikiye. So pay yourself first. Buri gihe jya ubanza wihembe ku mafaranga wahembwe cyangwa ku mafaranga winjije, kuko twese ntiduhembwa. Hari abandi binjiriza mu gucuruza, hari abandi binjiriza deals runaka, abandi bakora commission based things, kwa kundi ukora commission bakaguha amafaranga ku bintu wacururije undi muntu cyangwa se wamenyekanishije ibintu nk'ibyo. So in case wakiriye amafaranga, jya wibuka kwihemba, jya wibuka kwihemba, uvuga uti I pay myself, I deserve this. Amafaranga uyafate uyabike, ukore saving, okay? Ariko niba mvuze ngo pay yourself, it's your right to know what you are going to use that money on that money. Ni wowe wamenya icyo you're spending. Hari undi wavuga uti I pay myself, ariko ndihemba amafaranga nzajya nsohokana. Hari imico abagore twadukanye muri ino minsi, ntabwo minsi ari myiza ariko ni myiza by the way. Hari ukuntu twabayeho twumva ko umugore arasohokanwa, ntago nyine hari undi muntu ukwiye kumusohokana, nyine arasohokanwa like umugore, umugabo cyangwa se inshuti ye niyo ikwiye kumusohokana. Naho hari ukuntu twavuze ngo tuba twisohokana, the kind of love yourself, kabivuga ngo I love myself, buri kwezi nzajya ngenda nisohokane. So amubwira ngo pay yourself, agahita bati okay, I pay myself. Ubwo aya mafaranga nayo kujyana muri spa, aya mafaranga nayo kujyana like gutembera, nzijyana Muhazi, nzijyana ahantu kuri ahantu hose dusohokera, ndakeka Muhazi, si ngombwa ko mbasubiramo. Noneho ayo mafaranga ugahita uvuga ngo, ukumva ko to pay yourself is just for you to go out, cyangwa se ugati ndayagura imyenda, ndayagura ibintu runaka, ndayaguramo amaherena, biju nyine ziri aho. Ariko in our context, kuri Grow Smart with Angelique, I recommend you, ngewe nagushishikariza yuko to pay yourself, fata aya mafaranga uyabike ahantu runaka, nka kiriya kigega dufite tubikamo amafaranga, Aguka Unit Trust Fund, niho twebwe turi kubika amafaranga for our saving, for our yearly saving. Murabizi ko iyo gahunda tuyifite, ejo nayo ndatanga update kuri yo. Umuntu utarebye iyo video please ayireba, ureba ahantu tugeze dukora saving. Rero save this money, nabashishikariza aya mafaranga kujya muyabika
ni ukuri azagutera kubaho uri financially free, noneho ufite amafaranga handi uvuga uti igihe kizagera nyine ugera igihe cyo gusohoka. Ariko sofa abantu bari kuri Grow Smart nabashishikariza kuzakoresha aya mafaranga muri saving. We are saving, ni ukugera mu kwa 11 ku itariki 31, ntabwo ari kera, dore turi mu kwa kabiri kugiye kurangira. Okay, ndakeka iki mucyumvishe. For us, we pay ourselves, ariko do saving. Ntabwo ari ayo kujya muri luxury things, ntabwo ari ayo kujyana mu buryohe bw'inosi, sibyo? Okay, kadukomeze. So that is law number 1 or principle number 1, because I don't like laws. Okay. Now tugiye kuri principle number 2 cyangwa se law number 2, depending on how you feel this. Wowe wenda amategeko ntacyo nagutwaye, so tugende. Law number 2, take advice from the wise. Buri gihe jya ufata inama ku bantu bazi ubwenge. Hanze hari abantu tuzi ko baba bazi ibintu, ni ukuri ndakubwiza ukuri. Reka nkwereke, niba ugiye gutangira gucuruza inkweto, ni urugero ko turimo turiga gucuruza, please mbamenyesha ko nyine ndabasabye, niba turi kwiga gucuruza ziriya focus things tips mba ndi kubaha, jya ugerageza uzi practicing, ubikore, utangire ubikoreshe bikwinjiriza. So tuvuge niba uri gucuruza, utekereje gucuruza inkweto, ntuzaze gusaba inama umu IT nkanjye. Okay, cyokora gucuruza inkweto nakugira inama ko nazicurujeho. Icyiza nyine wajya kugisha inama umuntu wabyize, ubizi neza, wabikoze cyangwa se wabyize, uzi neza ukuntu bikora, ujye ugisha inama ahantu hariho. Ni byiza ko ukomanga ahantu hakwiriye, ku muryango wa nyawo. Niba ushaka advice, yisabe umuntu ufite ubwenge muri byo, ubizi, ubifitemo ubunararibonye, sibyo? Kubera ko ndababwiza ukuri, tugiye kuba abakire, turi kuba abakire, turimo turagwiza amafaranga, we are saving, ni ukuri ntabwo turi gukina. Ayo mafaranga nuyafata ukagisha inama umuntu utari we, hari igihe akuroha, noneho ugasanga savings zawe wari warakoze, wariyushya akuya, wariyimye kofi, wariyimye ibyo ukunda, wariyimye kwambara neza, wariyimye, usange bigupfanya ubusa. So take advice from the wise. That was law number 2. Ntabwo nshaka kugira video ndende, katugende twihuse tujye kuri law number 3. Number 3, let your money work. Aha, reka amafaranga yawe akore, agukorere. Guys, we are moving to financial freedom. Financial freedom kuri njye nyifata nkaho ariko akunda uba ufite finance, ufite amafaranga, ariko nyine utarara amajoro. Ni ukuri hari abantu babona amafaranga akora ijoro, akora amanywa, amaso yaratukuye, ntahumeka, ntarya, ntanywa, hahandi agira stroke anytime, puff, bikaba birarangiye. Hahandi ukora umuryango wawe ukakubura, hahandi ukora nawe ubwawe ukiyibagirwa, hahandi ukora ukabura umwanya wa buri kimwe, icyawe ari akazi. That is not financial freedom. Financial freedom dushaka ni kwa kundi amafaranga yawe agukorera, akakungukira, ukaguma wunguka, wealth nyine ukagenda ugwiza imitungo, ugwiza, ugenda uzamuka, kandi bidasabye ko wirirwa mu kazi, utabona umwanya wo gusenga, utabona umwanya wo kurya wicaye utuje, utabona umwanya wo gusura abavandimwe, gusura inshuti, kwita ku bana nkatwe babyeyi dufite abana, mbese ugasanga ubuzima bwawe bwabaye ndi gushaka ubuzima. That's not financial freedom. So kuko dufite rero gushakisha financial freedom, let your money work, let it work. Niyo mpamvu tubitsa muri Aguka, amafaranga agenda twungukira every month. Hari amafaranga agenda yinjira kuri account, bigatuma amafaranga bari gukora, nese nta bari gukora, ni ukuri bari gukora kuko hari inyungu ugenda ubona buri kwezi kandi utakoreye, abandi bakoze, hanyuma wowe urimo urunguka. Ndizera rero byumvikanye. Ndabashimiye cyane ko mwakurikiye iyi video. Thank you so much. Sinabona ukuntu mbashimira, ubundi ntabafite ntabwo byashoboka ko tuzamuka. Niba uri mushya hano wibuke ukore subscribe, ariko niba tunasanganywe ndakwinginze usharing video ku bantu benshi, wibuke ukore no kuri like and leave a comment, usige comment hano umenye ko wahageze. Thank you so much and bye. Have a great Thursday.